niyo mpamvu rero mana yanjye ibyishimo byanjye amahoro yanjye no muri DNA nukumva ndi kuvuga umwami wancunguye kuko mbere yuko menyana nawe nanjye iyo niyibutse nditinya sinshaka kubivugaho nonaha ariko iyo niyibutse ubwanjye nditinya bintera rero kwirukanka nk'usiganwa kuko mba nzi ibyo nsiga inyuma Kristo yanjanduyemo iyo nkebutse inyuma nkongera nkabyitegereza ndi proud yo kuvuga ubutumwa bwiza hari ibintu bibiri nshobora kuzira nkumva nta kibazo mfite kandi nkaba numva nizeye neza ko iherezo ryanjye ari ryiza igihe mpagaze ndi guhamya ubutumwa bwiza mbizi neza ko ndi kuvuga ubutumwa Kristo yashyize muri njye nta yindi nyungu nkurikiye yanjye bwite ndamutse mfuye napfa numva mfite ishema numva nishimye ugagumana icyapa kivuga ngo yarambwiye ngo azangirira neza uzakibugerana mpaka wa mana we uneje umugore wanze kunyishyurira inzu wa mana we uneje abana ubimye minerivare ngo bari kuyibwiza ukuri bakajya gushinga ihembe gushinga izosi kuma wa mana warambwiye ngo nize muri Kigali ngo uzane dore iby'inkozi ngo hino nawe umugore gusuzugura birebe nibyo biberemo mu butayi nibyo bituma umugabo asiga umugore mu buriri ngo agiye kubwiza Imana ukuri wa mana niyereka ngwino mbwira ukuntu warara muri toilette uri umuntu w'umugabo nkanjye kandi ngo ngari gusenga Imana amari tugendere ariko wahirwa w'ibyanjye bitazagira bitazagusha ndashaka gusobanurira abantu icyo Yesu yarashatse kuvuga Haleluya amen ndashaka kubwira abantu icyo Kristo yarashatse gutuma kuri Yohana yarashatse kubabwira ngo mugende mumubwire ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe ababutashye bose bagasigara basiganuza aha nta handi ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzana ibyishimo mu birori byose tuba. Ndagushuhuje wowe nshuti muvandimwe muri Kristo Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Turabizi ko mudukurikira turi benshi, namwe tubahaye ikaze kugira ngo kandi n'ubundi tubane muri iki kiganiro. Ntago ndi njyenyine ahubwo ndi kumwe n'umuntu w'Imana. Reka musabe wenda atangire abibwira kugira ngo n'ubundi twinjire mu kiganiro mwamaze kumumenya neza. Ni karibu umuntu w'Imana. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndatekereza ko atari ubwa mbere dukoranye, nubwo igihe cyari gitambutse atari gitoya, ariko amazina ni yayandi. Nitwa Mwubahamana Esther, ndi umubwirizabutumwa bwiza, ndi umukristo w'itorero rya ADEPR, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Ibirenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Amen. Umeze neza Esther? Ndamahoro, ndashimira Imana. Bibiliya yaravuze mu gitabo, n'amagambo yavuzwe na Yobu. Yego. Yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Mu cyumweru kimwe umuntu ahura n'ibizazane byinshi tukiri inaha muri ubu buzima, ariko ndashimira Imana ko ihora iri maso, ihora yiteguye kuturwanirira, kandi koko Kristo yatsindiye isoko ryo kurengera abera. Aracyari maso ku bwacu. Ibihiga umubiri n'ubugingo ni byinshi, ariko kuri ubu tuvugana ndamahoro kuko Yesu ni muzima. Ndashimira Imana rero, nta kibazo ni amahoro. Esther, muri no minsi uri gufashirizwa hehe? Nkuko nabivuze ndi umukristo wa ADEPR, ni naho mfashirizwa nyine. Iwanyu harafunguye? Harafunze, ntago hafunguye, ariko ku bakristo ba ADEPR barabizi ko nta na rimwe twigeze ducogora gusenga ngo nuko umudugudu ufunze. Tureba itorero riri hafi aho ngaho, akaba ariho duhurira tugaterana. Yego. Okay, Imana ishimwe. Reka noneho twinjire mu kiganiro nyirizina, ariko mbere uko twinjira reka tubanze n'ubundi twiragize Imana kugira ngo abe ariyo ituyobora, kuko iki ni ikiganiro cy'iyobokamana kandi n'ubundi niyo igomba kutuyobora kugira ngo kigende neza. Ni karibu.
Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye kubw'imirimo yawe myiza, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ubereye maso abagutegereje bose, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko tubashishije muri uyu mwanya guhagarara imbere y'izi ndangururamajwi tuvuga gukomera kwawe. Turasabye kugira ngo ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihimbarizwe muri twe. Abazumva ubu butumwa haba none cyangwa mu gihe kizaza, bose bazagambira kugukurikira, bazakira imbaraga z'Imana muri bo, bazakire gushyigikirwa n'Imana mu rugendo rujya mu ijuru mu izina rya Yesu. Kandi ndasabye kugira ngo ntihabeho kwihimbaza, ahubwo ubwami bw'Imana bwamamare mu mitima yacu. Urakoze ko wumvishe gusenga ni mu izina rya Yesu, amen. Abantu benshi kubera ibihe bari kunyuramo barashiriwe. Uracyuzuye nturashirirwa? Reka nsubize nka Pawulo, mvuge ni nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya rirambwira ngo ucyambaye umwamba w'urugamba ngo atabare, ahave kwirata nk'uwiyambuye atabarutse. Bityo rero njyewe n'abankurikiye tumenya intambara twarwanye muri ejo hashize, ariko ntabwo tuzi zidutegereje muri ejo hazaza. Ubu ndumva nta kibazo, ndacyari kumwe n'Imana. Intambara y'ejo hashize, iyejo hashize ndayizi, ariko iyejo hazaza ntabwo nyizi. Urumva ndi intwari mu ntambara y'ejo hashize, ariko sinzi niba ntazaba ikigwari mu y'ejo hazaza. Nshobozwa na Kristo mu imbaraga. Ngira ngo ubwo wabaye intwari uzakomeza uba intwari. Ejo bundi hari umugabo wavuze ati imbaraga nari mfite mu myaka 40, n'ubu ngubu nizo nkifite. Ariko urumva yarahamyaga ati n'ubu, ntabwo yahamije ngo avuga ngo no mu ntambara z'ejo hazaza. Navuze ngo imbaraga nari mfite muri 40 n'ingahe hashize, nizo mfite n'ubu. Urumva nanjye uko nari ndejo n'ubu niko ndi, ariko ntabwo nzejo. Ariko kuko mfite Kristo ntabwo bamfite. Yego, ntabwo bamfite. Mana ishimwe, amen. Esther, hari ijambo mvugiye kuri kamera n'ababyumva mbese bumve kuri ijambo ndivuze. Yego, cyambere ndagira ngo nkutungure nkubwire ko nkukunda, ntago wari ubizi. Nanjye ndagira ngo usubize ko mbizi. Baba we hari bamwe mu bantu ubundi hari igihe umuntu agira, kandi sinahari igihe ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Umuntu agira abantu bamukunda ntacyo yabahaye, akanagira n'abantu bamwanga ntacyo yabatwaye. Ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Ibyo bintu byose umuntu aba agomba kwiga kubaho ibyo bintu abana nabyo. So hari abantu bankunda nzi neza, ari nacyo kintu gituma mvuga ni igihe cyose umamagaye bigoye kuvuga oya. Biragoye, uzasuzume inshuro zose wagiye umamagara nta na rimwe ndavuga oya. Buriya hari impamvu, si uko nta jambo oya ngira muri nge, hari abangiraho nkavuga oya bitewe na nge. Rero kuva umunsi wa mbere nkubona nakubonye kwa Elisa. Ni umunsi wa mbere nkubona. Kuva uwo munsi kugeza undi wakurikiyeho, kugeza undi wakurikiyeho, kugeza uyu munsi nahise numva nkukunze. Murakoze cyane, yabashimiye. Ngira ibintu nkukundira cyo kora, Imana izamfashe bigumeho. Amen. Yego. Ahasigaye rero ubwo nshishigarije n'abandi bantu kumba, reka mvuge ikintu kimwe nkukundira. Ningira amahirwe hari abantu nabo bazakigukundira. Nkukundira Yesu kurimo. Kabiri, amen, kumuvuga neza. Hari umumama umwe yaririmbye indirimbo ivuga ngo nkunda umuntu mvugira Yesu neza. Iyo ndirimbo yaranyishe, yarankomye. Hari igihe mbabarire nse no guca mu ijambo. Nta kibazo. Hari igihe nigeze nsa nubwira abantu, ndababwira nti hari abantu benshi bameze nkanjye. Twebwe turi za makuzungu. Makuzungu reka nyisobanure neza, ni bino bikontineri biba bicometse kuri za sikaniye. Yego. Abantu Kristo yahamagaye abajanduye mu buzima runaka, bafite ubuhamya bwabo bari buyu munsi. Ni makuzungu zicometse aho Kristo yabacometse. Turabo turibo ko Kristo yatugendereye, adukunda tutamuzi, atugirira ubuntu, araturobanura, yemera kugendera muri twe, yemera gukorera muri twe, yemera gukiriza muri twe. Bityo rero tumeze nka za makuzungu. Iyo witwaye nabi wiro turuva wacomotse mu buryo utasi. Turi abanyacyubahiro, turi abatware kuko Kristo ari muri twe. Urumva dutwaye umutware, natwe byaduhinduye abatware. Hari abantu be babyitiranye, bakibeshya ko ubutware ari ubwabo, ari bo batware. Niyo mu bisanga baraguye mu bihanamanga. Uzarebe ya ndogobe yigeze iheka Kristo agiye i Yerusalemu. Abantu bashashe inshunda hasi, biyambura ibikoyi barabirambura, bagenda baririmba ngo hozana
hahirwa uje mu izina ry'umwami. Ariko iyi ndogobe bayiririmbiraga kuko ihetse Kristo. Yego. Igarutse ntiyongeye kuvugwa, nta n'uwayimenye. Niyo mpamvu rero Mana yanjye, ibyishimo byanjye, amahoro yanjye no muri DNA ni ukumva ndi kuvuga umwami wancunguye. Kuko mbere y'uko menyana nawe nanjye iyo niyibutse nditinya. Sinshaka kubivugaho nonaha, ariko iyo niyibutse ubwanjye nditinya. Bintera rero kwirukanka nk'usiganwa kuko mba nzi ibyo nsiga inyuma Kristo yanjanduyemo. Iyo nkebutse inyuma nkongera nkabyitegereza, meme nkanareba n'abantu twabanaga muri ubwo buzima, ubwo buranyica. Ariko kandi nkanashimira Kristo wandobanuye mu bugufi bwanjye, mu gikara cyanjye ukumeze, akandobanura akavuga ati wa mukobwa we, nshimye ko nawe uzaba mikoro izarangurura ubutumwa bwiza bw'ubwami. Niyo mpamvu mba numva nabikora ntiganda ntaniganyira, mba numva ari njye wese. Uri fier yabyo? Ndi proud. Ndi proud yo kuvuga ubutumwa bwiza. Hari ibintu bibiri nshobora kuzira nkumva nta kibazo mfite, kandi nkaba numva nizeye neza ko iherezo ryanjye ari ryiza. Igihe mpagaze ndi guhamya ubutumwa bwiza, mbizi neza ko ndi kuvuga ubutumwa Kristo yashyize muri njye, nta yindi nyungu nkurikiye yanjye bwite. Ndamutse mfuye napfa numva mfite ishema, numva nishimye. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, mfuye ndi kuvugira igihugu cyanjye neza cy'u Rwanda, napfa numva nishimye, ndi proud yabyo, nzi neza yuko iherezo ryanjye ribaye ryiza nkuko nabikumburaga cyane rwose. Niyo mpamvu hari igihe njya mvuga nti hari abantu, iyo umuntu ageze intege nkeya wumva avuga ngo ijuru turirimba ngo ryagenewe Abisiraheli, ngo ubutumwa bwiza ngo Yesu tuvuga ngo n'uw'abanyamahanga, ngo n'abazungu badushutse. Reka nkubwire, aho Yesu agejeje akora mugani wa Tasiye Titusi, ngewe ndi kumushimira. Kabona nubwo bavuga ngo iryo juru ntari hari, nubwo twebwe dufite ibihamya biduhamiriza ko rihari. Niyo bavuga ko ntari hari, ngewe aho ngejeje nabanyuzwe, nta deni yaba nsigayemo. Kuko hari ubuzima ryahinduye, izo nkuru zahinduye. Umva, nubwo ubu nonaha bavuga ngo ntari hari, byari ibyo. Nahita mvuga nti wa mwami we, uhimbazwe ku bw'ibi n'ibi wakoze cyane rwose. Sindeba ngo yari yaragenewe Abisiraheli, bararangaye nyine natwe turamumenya, duhabwa kuri ubwo buntu. Ndashimira cyane Kristo wandobanuye, atagize ikintu arebaho icyo ari cyo cyose. Yesu nigeze nigisha ahantu ndababwira ngo umuntu kutarimo ibyaha ntacyo utwaye Imana. Abantu bakwinena, abantu baguha akato, abantu baguheza, ariko Yesu akwegera nta na kimwe arebyeho. Nicyo gituma impuhwe ntari naragiriwe n'umuryango mvukamo, impuhwe ntari naragiriwe n'abo twicaranye ku ntebe y'ishuri. Nabonye umwami azingirira nta mafaranga afite nzamuhonga, nabonye umwami azingirira nta bitambo mfite nzamutura. Mbona umwami angiriye izo mpuhwe atantumye inuma y'inungura. Niyo mpamvu iyo ndimo ndamuvuga mba numva ndi proud yabyo, mba numva nishimye, mba numva nguwe neza. Yego, ko ngiye kuryoherwa. Nanjye naryohewe. Hari umumama umwe tujya dukorana ikiganiro, bikarangira twavuze mu ndimi, nyuma tukaza gukatinga, ariko twafashijwe kuko vuga ijambo nkumva nanjye mfite icyo kurivugaho. Kuko uvuze nk'iki kintu, niba hariho ikintu kijya kimbabaza, ni nko kuba hari nk'umuntu wambwira ngo ariko ako gakiza kanyu mba numva mbabaje we. Niyo mpamvu nyine ntukuriye kubabazwa nawe, kuko mu Kinyarwanda baravuze ngo utabizi yicwa no kutabimenya. Utabizi yicwa no kutabimenya. Ntabwo yamenya umunyenga w'agakiza atarigeze akagira. Ni nk'uko umuntu atamenya, ndavuga gute, umuntu ntiyamenya umunyenga wo kugenda mu modoka cyangwa ikiza cyo kwicara mu modoka atarigeze ayigendamo. Niyo mpamvu umuntu wicara akavuga ngo ako gakiza kanya akabivuga uko abyumva. Nyine yaza kuvuga ngo wenda naragahengereje nakagezemo mbona nta kiza cyako, uwo niwe waba umbabaje. Ngiye mbabazwa ahubwo n'umuntu usogongera iby'agakiza akabita agasubira inyuma, niwe muntu mbabaza. Naho ubundi umuntu birebera hirya akabivuma atabizi, nyine ntabwo abizi nguma ndi proud, ahubwo ngasigara mvuga ni cyama Imana nabo akazasogongera ku buntu nanjye nagiriwe. Buri aba yarasogongeye ste, kandi ariyo mpamvu Petero yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, aravuga ngo nimumwegere. Ni ukuvuga ngo mureke kuvugira amagambo inyuma y'ihema, ahubwo nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana byaratoranijwe, ribirya igiciro cyinshi kandi rihinduka irikomeza imfuruka. Nibareke rero kuvugira amagambo inyuma y'amahema, niregere uwo mwami. Niba koko barasogongeye bakamumenya,
uzasanga hari abantu bajyaginga abarokore ariko wabitegereza ugasanga ntibigeze kuba abarokore nta n'isura ya kirokore bigeze. Ni gute umuntu akosora isomo atigeze yiga? Ntukwiriye kubabazwa n'abantu bakugayira ikirokore cyawe, bakugayira agakiza kawe batarakigeze, batazi n'ibyiza byako. Ahubwo uzajya uvuga ngo icyama Imana n'uriya nawe akazahabwa kuri ubwo buntu nanjye nagiriwe. Ijambo uvuze hari ijambo ucikishirijeho rikumva rivuga ngo mbese mwiboneze nk'uko uwo nguwo nawe ageze aboneye. Amen. Ntibigarukire aho ngaho ngo usogongere umenye, ariko bigarukire aho ngaho tugere ikirenge muke wiboneze nk'uko nawe agize gute. Ngoboka hari umusaza twigeze kuganira utumye mwibuka. Ni umwe muri bano basaza baba barahawe pansiyo n'itorero bageze mu zabukuru. Twaraganiriye aratubwira, twari abana batatu, aratubwira ngo mwabana maranye n'uyu mwami imyaka 30 ariko nasanze ububwa n'ubwacu. Yesu ni umugabo koko, naje gusanga ibyo yavuze ari byo. Yesu ijambo avuganye n'umuntu araririnda akarikurikirana mukagendana yuzuye ubunyangamugayo. Kereka iyo twebwe tunaniwe gutegeza amasezerano tukadindira mu nzira tukajya gutegerereza ku cyapa kitari cyo. Kandi buriya Ngoboka abantu banyumve neza, iyo umuntu ahagaze ku cyapa kitari cya bisi, iyo bisi ihageze iramusiga. Mbe ndi inyuma ya kamera ariko mba nkukoze mu ntoki. Iyo bisi ihageze iragusiga, ntabwo watega ikiganza ngo ubwire shoferi ngo nyamuneka ntwara ndihuta. Uhagaze ku cyapa atagenewe kugufatiraho aragusiga. Oya, mba nkukoze mu ntoki mise. Ubwo uvuze icyapa kitari cyo mpitabyumva neza. Aleluya. Mpitabyumva neza nk'umuntu wateze imodoka, hita utekereza wavuye mu cyapa ukigira imbere gato y'icyapa, imodoka ikakugeraho ugatega ikiganza igufata nk'itakuzi. No bivuge neza kuko umuntu avuga ngo reka mbe ngenda ne gutinda amaza, reka mbe ngenda iransanga imbere. Iyo usohotse mu cyapa shoferi yakugeze haragusiga. Nushaka ufite ikarita ya KBS aragusiga. Ni nayo mpamvu niba ufite isezerano, hari umuririmbyi wabiririmbye aravuga ngo niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, reka gushidikanya izasora. Ariko urumva niba ufite isezerano ihangane, urihutishwa n'iki? Guma mu cyapa. Washyizeho icyo cyapa wimugaye ngo ujye gutegera mu ikorosi. Niba yarakubwiye ngo nzakugirira neza muri Kigali, hagarara muri icyo cyapa. Niba yarakubwiye ngo nzaguha umugore mwiza muri Kigali, hagararaho. Urakata amaso mu bakobwa b'abandi ujya kwigira kwa kundi ya mazina njya numva yadutse muri Kigali ngaha abapfubuzi ngaho, ugagumana icyapa kivuga ngo yarambwiye ngo azangirira neza. Uzakibugerana paka imvi zibaye uruyenzi. Ariko niwigira inama ukagaruka gutegereza mu cyapa nyacyo, Kristo azagutwara. Tukiri ku cyapa uziko mise nibuka kandi kantu nge rero mfashijwe ndunguka. Uziko igihe usohoka mu cyapa imodoka igahitiza, waba ugahita uyibona ubwo ngo wari warenze ugakata wiruka ukajya kugera mu cyapa yongeye yagize gute, yatsimbuye yagiye. Uziko hari abantu dufite bahuye n'ibintu bimeze nk'ibi. Imana itugire neza. Kera twagiraga abahimbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bagiraga amakorasi aryoshye. Hari korasi yajyaga ivuga ngo itegereze neza kugitwaye agakiza, utawuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Ugasanga umuntu aracyatega igitambaro n'amatwara yafunga, aracyambara rumbiya pe, aracyafite ibimenyetso bigaragaza ko ari umurokore, ariko pe asigaranye ingobyi. Umwana yagiye kera niba ubwo ubyiyiziho, ariko gukomerwa amashyi aracyakomerwa nk'umuvugabutumwa, aracyakomerwa amashyi nk'umuhanuzi, aracyambara kora ya gipasitori, ariko ni ingobyi. Umwana ntagihari. Kandi Bibiliya iravuga ikabivuga neza, ikavuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Naho udafite uwo mwana, udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Birasobanutse. Imana itugirire neza. Umuntu uzi ko ahagaze ku cyapa Ngoboka, umuntu uzi ko ahagaze ku cyapa nta deni Imana izamugendamo. Ariko umuntu uzi ko yasohotse mu cyapa, nashaka abe yaruriye indege adahagaze mu cyapa nyacyo, azagaruka nk'umuntu. Reka nkubwire, iyo umuntu yasohotse mu cyapa uburiraho abandi babonera.
iyo umuntu yasohotse mu cyapa uririraho abandi barimo barataramira. Ushobora kurira indege ukajya i Burayi ariko ugakubitirwayo ugasigara wumva umuruho mu kibo cyo guhaha ibyishimo wagiye gushaka i Burayi ugasanga noneho wagiye kurahura umuruho. Imana itugire neza. Ni ikindi gukangurira abantu ni uguhagarara mu cyapa bagategerereza umwami aho bavuganye. Niba umwami yarakubwiye ngo nzagusohoreza amasezerano, nta na kimwe Kristo yatubwiye ngo atwiyamamazeho. Ibyo yavuganye na Ngoboka azabisohoza hatavuyemo na kimwe. Imana itugirire neza. Uzi ko uvuze uwo mwana ejo bundi we bwe yarivugiye aravuga ngo ni mu nkunda mukitondera amategeko yanjye nzabaho undi mufasha. Haleluya. Ni mu nkunda ni kimwe, ni mu nkunda kabiri kwitondera amategeko ye. Haleluya. Nzabaho undi mufasha. Ntago wumvisha umwana wigeze aririmba araririmba aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora icyo mategeko. Yego. Ubwo rero umuntu uzi ko yamufashije hasi ntarekere gusakuza. Inama ngira abadukurikiye nibave gusakuriza inyuma y'ihema nibagaruke mu ihema ry'ibonaniro. Imana itugirire neza. Umuntu uzi ko yataye icyapa nagaruka inyuma yihanganire mu cyapa cya bisi mu cyimbo cyo kubagenda. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Ndumva mfashishwe. Oya nanjye ndafashijwe. Ndumva mfashishwe. Ndafashijwe. Yesu atugenderere. Bana we. Mfite agahinda kenshi Ngoboka. Njya ngira agahinda k'abantu Imana yagiriye neza ikabacomeka mu buzima bwiza bakayisezeranya ko bazayibera inyangamugayo. Bagera imbere gatoya bagatangira kwigira abanini, bagatangira kwibyibushya, bagatangira kurenga ku byo bavuganye n'Imana. Reka nkubwire, niba twebwe twibuka gufata ajenda tukandika ibyo Imana itubwiye, utekereza ko Imana itandika ibyo yibwira? Utekereza ko Imana itabyandika? Niba Imana ikubwiye ku itariki, ubu turi ku itariki 10, n'Imana ikubwiye ku itariki 10 ikakubwira ngo ngusezeranije urubyaro, iri kubwita itaye ku myaka ugezemo, ibi kubwita itaye ku gihe umaze utegereje urubyaro, ikakubwira ngo nzaguha urubyaro ndi Uwiteka, ukabyandika. Utekereza ko Imana itabasha kwandika ko wayibwiye ngo nzajya nkora y'ibiri byibuza rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu kwezi, cyangwa nzajya nkora amasengesho y'umunsi umwe rimwe mu cyumweru? Utekereza ko Kristo atabasha kubyandika? Dusubire inyuma gatoya turebe ijambo ry'Imana rivuga iki. Bibiri iravuga mu rwandiko mu gitabo cya Mariko, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 4 hari ijambo ngire ngo ku murongo hepfo gatoya hari ijambo rivuga ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Yego. Yesu yajyaga agendana n'abigishwa baba baguwe neza bahaza imitsima bamaze gutura imibi, bagatangira akamubwira bati ngewe mu mvura tuzaba turi kumwe, mu mashyamba tuzagendana, abafarisayo niba guhinduka tuzaba turi kumwe. Yesu abajyana mu nyanja kugira ngo abagerageze, kugira ngo abasuzume, atitaye ko harimo abo yahamagaye abakuye ku nyanja, atitaye ko harimo abari barimo abahanga mu kugashya bazi iby'inyanja. Abwira inyanja avuga ngo arayibwira ngo ngeragereza aba bantu. Yesu arisinzira. Biravuga ngo afata umusego yiryamira ibwerekeza. Suramo ko kana numve. Imana itugirire neza. Yesu afata umusego yiryamira ibwerekeza. Abwira inyanja arayibwira ngo ngeragereza aba bantu. Inyanja ibanaga hejuru. Biravuga ngo ishuheri n'umuyaga byisuka mu nyanja. Ubwato bwenda kurengerwa. Uzasome neza mu bice 4 muri Mariko ibice 4. Uzasome neza niba hari mu wigeze yibuka yuko Yesu ari muri ubwo bwato. Nta wabyibutse. Ahubwo barahamagaranaga bamwe bati ngwino ugashye, yananirwa akabwira mugenzi we ati ngwino ugashye. Ikintu kidutindije Ngoboka, ikintu kidukerereje suko Yesu yananiwe gusohoza ibyo yatubwiye, ahubwo ikidukerereje ni iki? Dukererejwe no gutinda twirwanaho mu kimbo cyo kubwira Yesu ngo ndwanaho. Dutindijwe no gusigara twirwanaho. Wabona ikigeragezo kije ugahita wibuka ko ufite mwene wanyu gukora muri immigration yabigufashamo, ugahita wibuka ko ufite mushiki wawe wabonye agakofi ufite udufaranga, ugahita wibuka ko ufite nyoko wanyu utaha mu gipangu gisunikwa n'umuzamu. Ndagira ngo nibutse abantu badukurikiye, ibyo mushiki wawe afite uwo ngutuye muri icyo gipangu gisunikwa n'umuzamu nibyo n'urubyaro rwe, ntabwo ari ibyo abo bavukana. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu Yesu yigeze asanga umuntu muri Yohana ibice 5 umurongo wa 5, yasanze umuntu aryamye ku kidendezi, arabaza ngo mbese urashaka gukira? Yasubije iki? Yaravuze ngo simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Bivuze ngo imyaka yari amaze ku kidendezi yatumye yibagirwa uburibwe bw'indwara, atangira kwikorera bene wabo, atangira kwikorera
abo bafitanye isano. Nari mfite masenge yarahansize aragenda, nagiraga musaza wanjye arahanjugunye, ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, nibatura abantu bikoreye bemerera Imana ikore. Nibatura abo bikoreye bemerera Imana ikore. Kubera iyihe mpamvu? Nta muntu n'umwe ufite inshingano ku musaraba wawe ngoboka, nta n'umwe. Nta n'umwe. Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera uwo musaraba uwe aze tugende. Have rero gucomeka wa Esteri, gucomeka wa musaza wawe ngo twarasenganye ngo asigaye agenda muri Range Rover, ngo asigaye agenda muri V8. Yarabisenye Imana ibimusohorezaho. Ni umugabane we n'abamukomokaho, ntabwo urimo. Icyakora nakugirira faveri Imana ikamunyuramo azakuvungurira. Ariko igihe Imana yacinze kuri urubanza ku bantu, wemerera Imana ikore. Imana itugirire neza. Inyanja ngo ibanaga hejuru irabagosora. Wibuka ukuntu baje gukangura Yesu bavuga, ni nko kumukanguza imigeri, kumwe abantu bajya kwibwiza ukuri ku musozi. Wa mana we uneje umugore wanze kunyishyurira inzu, wa mana we uneje abana ubimye minerivare, ngo bari kwibwiza ukuri bakajya gushinga ihembe, gushinga izosi kuma. Wa mana warambwiye ngo ninze muri Kigali ngo uzane dore iby'inkozi, ngwino nawe umugore gusuzugura birebe. Nibyo biberemo mu butayu. Nibyo bituma umugabo asiga umugore mu buriri ngo agiye kubwiza Imana ukuri. Wa mana yiyereka ngwino ngangwino mbwira ukuntu warara muri toilette uri umuntu w'umugabo nkanjye. Kandi ngo ngari gusenga Imana amari tugendere. Imana idutabaye. Nk'abakeneye ko Imana irara muri toilette nayo. Ngo nagiye gusenga ngo nabwira ngo nawe ngwino uryame muri toilette ngo urabagahinda ko kuharyama. Umuntu ari gusenga. Ndagira ngo nibutse abadukurikiye, Kristo ni uwo kubahwa. Bareke gushira isoni. Kristo ni uwo kubahwa. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo naho imirima yarumba singira icyo nsoro, inzabibu ntizera imbuto, nta cyambuza na kimwe kwishimira mu Mwami. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Ndashaka kubwira abantu yuko amasengesho aje impitagihe. Amasengesho aje impitagihe ntabuza nyirayo kurira. Imana idutabare. Imana idutabare. Amasengesho aje impitagihe ntabuza nyirayo kurira. Imana itugenderere. Cyama abana akakantu bakakumva. Reka ngasubiremo. Amasengesho aje impitagihe ntagabuza nyirayo kurira. Nibutse abantu nusoma mu gitabo cy'Itangiriro uzasanga ngo Imana imaze kurema umuntu irunama imuhumekeramo umwuka wayo mu mazuru. Uyu mwuka njya nkugereranya na microchip Imana yashyize mu muntu. Imana itugiriye neza. Nkugereranya na microchip. Iyo ukibabara Imana ibimenya utari wavuga. Iyo ugize agahinda Imana ibimenya utari wabivuga. Niyo mpamvu igihe cyose ugiye guterwa n'icyago, iyo uri umukristo ugira umutima ukubwira ngo wasenze. Nubwo haba nta muhanuzi waje kubikubwira, ugira umutima ukubwira ngo nk'ubu wakwiyirije ayibiri, nk'ubu wasenza y'umunsi umwe, ugahita utangira ngo bosi ngo yanyica, ngo urumva ngo akazi ngatangira saa 12 ngo nta mwanya ntabo. Uko buriye Imana umwanya niko uzawubona igihe uzaba usumirijwe ugashaka kuyasenga. N'ubundi umwana ageze mu gihe harimo sonde, ageze mu gihe yambaye serumu, ageze mu gihe noneho umwuka arimo guhumeka uwanyuma. Niyo mpamvu navuze ngo amasengesho aje impitagihe ntabwo abuza nyirayo kurira. Imana itugirire neza. Birasobanuye ngo abantu bashakira Imana umwanya. Bashakira Imana umwanya. Niyo mpamvu biri yaravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mu mwambaze akiri bugufi. Imana itugirire neza. Esther, ngiye nakomeza gutya nkaryoherwa. Najye nakomeza. Mbabarira tugere ku butumwa wazanye. Imana ihimbazwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Gusa ku bwanjye n'ubushatse nakubwira ngo dusenge. N'ubushatse nakubwira ngo dusenge dusoze. Nkabwira ubutumwa maze kuvuga mu minota twicaranye. Nabuvanamo umutwe w'ikigisho. Nkakubwira nti dusenge dusoze. Icyambere kwiga gusengera mu gihe nta mwuka w'abadayimoni wakuburira gusenga ubaho. Niwumva ijwi rikubwira ngo senga bikore, kuko hari icyo umwuka ashaka kukubwira. Nta mudayimoni wakubwira ngo jya ku musozi. Icya kabiri nutekereza kujya ku musozi gusenga, banza wicare ukora inama n'umutima wawe, wibaze ngo ni iki gitumye ngiye gusiga umugore n'abana nkazamuka nkajya kurara mu ishyamba iwabo w'inyamaswa, iwabo w'ibisimba n'ibindi, ni iki kinjyanye? Ngiye kuvugana n'iki? N'Imana. Imana itugirire neza. Nusanga impamvu yo kukujyana kurara mu ishyamba ihari, go ahead. Imana itugirire neza. Ikindi cya kabiri
ndavuga nti dukure urubanza ku bantu kugira ngo twemerere Imana igira ite Imana ikore. Navuze nti dukure urubanza ku bantu twemerere Imana ikore, tuvana akajagari mu mitima yacu, tuvana mutiyaje mu mitekerereze, twemerere Imana ikore icyo yaduhamagariye. Imana itugiriye neza. Icya gatatu ndongera ndavuga nti duha agaciro iyatugiriye ikize ikaduhindura abo turibo. Ubu uyu munsi kandi ntangeho urugero ngewe, ubu dusigaye tuzi kwambara tukajyanisha, nkamenya ngo umukara urajyana n'iri bara nkajya mu myenda yanjye ngahitamo. Nyamara mu myaka kane kuvuga myinshi, mu myaka nk'itatu yabanjirije uyu turimo, ushobora gusanga ntari mfite wenda garderobe njya guhitamo imyenda nambara. Ushobora gusanga nta bubiko bw'imyenda nagiraga, yari ibiri nayimesaga mu byiciro. Nkamenya ngo ejo nari nambaye uyu munsi ndambara. Hari n'igihe wari umwe nkamenya ngo ndawumesa nijoro, mu gitondo aba ari wo nza kwambara. Mu gihe rero Imana ingiriye neza ikampa imyenda yo kwambara, nkiga kujyanisha, ntabwo Imana ibimpaye ngo mbikandagize abo nsumba, ntabwo Imana ibimpaye ngo mbikandagize abagiciye bugufi bakiri kurira ku isahane nariragaho y'ishuri. Ahubwo Imana irabime kugira ngo nige gukuza ubwami bw'Imana. Ni iki nakora kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe ku bwanjye? Imana itugire neza. Ibyanditswe nagiye mbivuga, ngenda nshishamo ijambo ry'Imana, niyo nasubikira nga tugasenga, nta kintu bitwaye, nta kintu bitwaye. Imana y'amahoro itugire neza. Gusa sinabura kuvuga icyanditswe kiri muri njyewe Imana yampaye, ntabwo nabura kukivugaho. Ni muri Daniyeli ibice 3. Daniyeli ibice 3 umurongo, ndasoma mpereye ku murongo waho wa 7. Daniyeli ibice 3 mpereye ku murongo wa 7. Hari ijambo rivuze ngo nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'amasambuka n'amabubura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga abamoko yose y'indimi zitari zimwe, bubarara hasi baramya icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Umurongo w'8, uwo mwanya abakarudaya baza kurega abayuda babwira umwami Nebukadinezari bati, nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumve amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, ari bo Saduraka na Meshaki na Abedenego, batakwitayeho nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Imana itugirire neza. Nayo magambo numvise naje ari mu mutima wanjye ngoboka, nayo magambo numvise ari muri njyewe, ndashaka kuganira n'abakristo. Ndabizi ko iki kiganiro kizagera ku bakijijwe n'abadakijijwe, kizagera ku bashumba n'abakristo, kizagera ku bayobozi n'abayoborwa, ariko ndashaka kuganira n'icyiciro cy'abakristo gusa. Ndashaka kubwira abakristo ko uyu munsi dusa n'abantu bahagaze mu gikombe mu kibaya cya Dura. Ndashaka kubabwira ko turi mu kibaya cya Dura, agakiza k'umuntu wese karimo karasuzumwa. Reka mbisubiremo, turi mu kibaya cya Dura, agakiza k'umuntu wese karimo karasuzumwa. Iki kibaya kirimo abashumba, kirimo abavuga butumwa, kirimo abahanuzi, kirimo abaririmbyi, kirimo abaramya banahimbaza Imana, kirimo abadiyakoni, kirimo harimo ibyiciro byose, guhera ku bari bubaye Ecole de Dimanche kuzamuka kugera ku mushumba mukuru w'itorero. Buri muntu witwa ko ari umukristo ahagaze mu kibaya cya Dura, agakiza k'umuntu wese karimo karasuzumwa, nibwo butumwa nazanye. Agakiza k'umuntu wese karimo karasuzumwa, nimureke tuve muri kirabaye. Bibiliya aya magambo abantu bose barayazi, baranayigishijwe, niyo mpamvu nashatse kugira ngo mpite ndasa ku butumwa buri muri nge umwami yampaye. Ndashaka kubwira abantu, babwire ni have gutanga ubuhamya bwa Esteri. Ntabwo uzaho Esteri yirirwa, ariko ntabwo uzaharara. Mujyana mu butayu gusenga, ariko iyo mutandukanye ntuzi ibyajyamo. Ndashaka kukubwira ngo uhamya agakiza kawe ku giti cyawe. Dufite abantu ubaza ngo mbese gute wihana icyaha cy'ubusambanyi 2 3 4 5 6 7 8 10, akakubwira ngo rega mukozi w'Imana, impamvu nuko nasambanye n'umushumba. Yaje kuntereta ari umupasiteri, ntinya kumubwira oya kuko nzi ko nta mushumba usambana. Ni ibintu byungarije itorero.
akananirwa kumuhamiriza ngo nuko abona yambaye kora ya gipasitori, ngo nuko ajya amubona ayoboye itorero, akananirwa kumuha ubuhamya ngo amubwire ngo njye ni umukristo nzahora ndiwe. ndashaka rero kubibutsa ko turi mu kibaya cya Dura. Kristo azaguha ubugingo wowe wenyine, ntabwo azagutwarana n'abo muturanye. Imana itugirire neza. Amen. Kristo yaguhamagaye wenyine, ntabwo yaguhamagariye mu kigare no mu kivunge. Imana y'amahoro itugenderere. ndashaka kubabwira ni muri icyo kibaya cya Dura ni wowe wenyine ugomba kuzamenya ngo nzasohokanamo amanota angana iki, mbese umwami azampamiriza. Kristo azahamya ko nanze kubarara imbere y'ibishushanyo. abantu benshi barubaraye imbere y'igishushanyo cy'izahabu Nebukadinezari yahagaritse, ariko harahirwa umuntu uzakomeza agahamya Imana. ndimo nsoza mwibuke igihe Yesu yari ari mu ivugabutumwa, bigeze bamuzanira amagambo batumwe na Yohana Umubatiza. abigishwa ba Yohana baraje baramubwira ngo mbese Yohana batumwe ngo tukubaze ngo mbese niwe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa ngo ategereze undi. Yesu arabihorera ngo arakomeza akora umurimo w'iyamuhamagaye, ngo ahumura impumyi, ahagurutsa ibimuga, n'abafite indwara barakira z'amoko ataramwe. amaze gukora ibitangaza n'ibimenyetso ahindukirira abigishwa ba Yohana arababwira ngo nimugende mumubwire aya magambo. ibi kubivuga ngenderemo ijambo rimwe, ngo mugende mumubwire aya magambo, mumubwire ngo impumyi zirahumuka, ibipfa amatwi birimo birumva, ibimuga birimo birahaguruka. mumubwire ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. nubwo impumyi zihumuka, nubwo ibipfa amatwi birimo birakira, nubwo ibimuga birimo birahaguruka, nubwo abakene bari kubwirwa ubutumwa bwiza, ariko hahirwa uw'ibyanjye bitazagira bitazagusha. ndashaka gusobanurira abantu icyo Yesu yarashatse kuvuga. Haleluya. Amen. ndashaka kubwira abantu icyo Kristo yarashatse gutuma kuri Yohana. yarashatse kubabwira ngo mugende mumubwire. Yesu arimo avugana nabo yagize ihishurirwa, amenya ko Herode azagera kuri Yohana mbere y'uko Yesu ahagera. Imana itugirire neza. biravuze ngo mugende mumubwire ngo ndi gukora ibitangaza ndi mu cyerekezo Yohana Umubatiza arimo, ariko mumubwire ngo azahirwa Herode namugeraho mbere yanjye, akamuca igihanga, akazapfa gihamya ko ni umwami. Imana itugiriye neza. bivuze iki? biravuze ngo ushobora gusoza y'itatu, wagera mu rugo ugasanga umurozi yakurogeye umwana, aje mbere y'uko Kristo aza gusohoza ibyo yavuganye na. uzahirwa mu minsi uzarwaza umwana wawe nukomeza ugihamya ko Kristo ari umwami, ntujye mu bapfumu. uzahirwa igihe Imana ikubwiye ngo izakubakira inzu muri Kigali bakagusohora mu y'ubukode. uzahirwa nutajya gusambana ngo ubone ayo wishyura, ugakomeza ugategereza Kristo ugahamya uti ni umwami. nicyo Yesu yarashatse kuvuga. turi mu kibaya cya Dura rero, uzahirwa nusohokayo nta mwotsi ukunuka, udatewe ubwoba n'itanura ry'umuriro riguparitse imbere, ugakomeza ugahamya ngo narahamagawe. iyamvanye mu mvunda zari zaratambitse ibirenge izamvana no muri uyu muriro murire nawo muri Kigali. Imana itugire neza. reka dusenge Imana. ariko ntari nasenga, ndashaka kubwira abantu bankurikiye, ndashaka kubabwira nti birashoboka yuko ushobora gukurikira ubu butumwa bwiza utarigeze kumenya Kristo, utarigeze kumwakira nk'umwami n'umukiza. Imana itugiriye neza. Kristo aracyateze amaboko kugira ngo abaza bamugana bose abakire, abaruhure, abakureho imitwaro y'akarande, abakureho agahinda ka karande, abakureho amateka yahahise ahora bakurikirana. Kristo aracyateze amaboko. birashoboka ko rero ushobora kumva buno butumwa kumva nawe urashaka kuba mu mubare w'abamwizeye. Imana itugirire neza. niba ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, uze kuza kutwandikira muri komenti, utubwire uti nimumfashe nanjye ndashaka kwakira Kristo kubw'ubutumwa bwiza numvise. utubwire uti nimumfashe nanjye ndumva ndemerewe n'ibyaha, ndashaka ko umwami amurikishiriza mu maso he nanjye nkagendererwa nkagirirwa neza. birashoboka ko no kurwana intambara utazi uburyo wazirwana ukimeze nka Korneliyo. birashoboka ko ukimeze nka Korneliyo uri umunyedini, urashaka kuva muri ubwo bubata bw'idini. ndagira ngo nkwinginge utwandikire muri comment utubwire uti bantu b'Imana nimumfashe nanjye ndumva shaka Kristo anduhura. nicyo yaduhamagariye. Imana itugiriye neza. reka dusenge. turagushimiye mwami w'abami, tugushimiye ineza n'ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero. hirya yawe nta yindi Mana, izina ryawe nirihimbazwe.
ndasenze ku bw'aba abantu bakurikiranye ubutumwa bwiza, ntabwo ari twebwe ahubwo ndasenze kugira ngo umwuka wera aherekeze iri jambo ryawe, kugira ngo rishore imizi mu mitima yacu, ritugirire umumaro muri none ndetse no mu hazaza. Uduhe imbaraga zo kuguhamya muri ibi bihe ndetse no mu bihe bizaza. Uturinde guterwa ubwoba n'iyo duhagaze imbere, ahubwo dushira amanga. Pawulo abwira Timoteyo, yaravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo umwuka twahawe ni umwuka uduha gushira amanga. Ndasengera umuntu wese udukurikiranye, umugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa umukobwa wari utangiye gucika intege mu rugendo, kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zongere zimuremo nyinshi, zongere zimwigarurire, kugira ngo tuzane mu gitaramo cy'abaririmba isinzi banesheje iyi si, umubiri ndetse na Satani. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye Esther kubw'ubutumwa bwiza ugejeje ku bantu b'Imana, kandi harahirwa uwumvise akanumvira. Nawe turagushimiye mukunzi wacu wari ukurikiranye ibiganiro byacu. Iki kiganiro ubaye wagikunze, kanda like bitubere ikimenyetso cy'uko wagikunze. Niba kandi aribwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu, nyamuneka kora subscribe kugira ngo tujye tubona uko tuguha notification y'ibindi biganiro bikurikiye. Niba kandi hari inyunganizi cyangwa igitekerezo nk'uko mugenzi wacu yabivuze ko ushobora no kuba ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nyarukira muri comment bitubwire, hanyuma tugufashe. Imana y'amahoro ibane namwe. Shalom, shalom. Amen.